Tubashimiye ko mudukurikiranye cyane angaha kuri icano. Uyu munsi rero mukaza kuba muri kumwe na Dizzo ndetse na SHEM-C, tukaba tubashimira uburyo mudukurikiyeho muri hose yaba mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Uyu munsi rero tukaba twabateguriye icyegeranyo cy'abakobwa batanu bakunzwe cyane mu Rwanda kurusha abandi, bakaba baravuzwe cyane. Nkaba nabwira SHEM-C akaza akabavira imuzi n'imuzingo. Mugenzi wanjye arakoze cyane, mu by'ukuri ni umugenzi wanjye tugenda dukorana utuntu twinshi tugiye dutandukanye. Uyu munsi tukaba tugiye kubagezaho urutonde rw'abakobwa batanu mu by'ukuri bagiye bakundwa cyane mu gihugu, haba mu gihugu cya imbere cyangwa se hanze y'u Rwanda, akenshi muri East Africa cyangwa se muri Afurika yose. Ku mwanya wa gatanu tukaba tubafitiye umukobwa bita DORIANE kundwa benshi muramuzi muri Miss Rwanda 2015, akaba ari we wayitwaye. Ni umukobwa mu by'ukuri wakunzwe cyane, turuka benshi bagiye bahamya ko afite uburanga bw'umwimerere kurusha abandi bakobwa bose bagiye baba muri Miss Rwanda, ariko akaba ari na bamwe bagiye babihakana. Ariko mu by'ukuri muri rusange ni umukobwa mwiza cyane, bigaragara ko afite ahazaza mu by'ukuri. Ni umwe mu bakobwa bishimiwe, dore ko na First Lady yigeze kumuvugaho ko ari umukobwa mu by'ukuri ufite akamaro, ufite ikintu amariye igihugu mu by'ukuri. Mugenzi wanjye yakomeza ajya ku mwanya wa kane. Aha rero ku mwanya wa kane tubafite SHADDY. Abenshi muramuzi cyane cyane nk'abantu mukoresha Instagram, akaba ari umukobwa ukurikirwa cyane, akaba ari we muntu w'umunyarwanda wa mbere ukurikirwa n'abantu benshi. Ahangaha amazina ye bwite akaba ari Imbabazi SHADDY. Uyu mukobwa rero yamenyekanye cyane dore ko yaje gushakana n'umugabo ukunzwe gukora amavideo menshi cyane yitwa Meddy Saleh. SHADDY rero akaba ari umukobwa wagiye uvugwaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye, dore ko yaje no kuvuga ko ashobora kuba ari mu rukundo hamwe na Diamond, nubwo wenda aba bombi baje kubihakana. Gusa SHADDY yaramenyekanye cyane kubera ukuntu imyambarire ye itangaje, ndetse akaba ari umumama w'abana babiri. SHADDY mu by'ukuri SHADDY ni umwe mu bakobwa bagiye berekana ibintu byinshi cyane bijyanye n'imideli, nk'uko mugenzi wanjye akomeza abivuga. Agira imyambarire mu by'ukuri igiye itangaje, akaba aricyo gituma benshi bamukunda. Ku rubuga rwa Instagram niwe munyarwanda wa mbere ufite abaforowa benshi, dore ko afite abarenga 520 kandi bagenda biyongera ku munsi. Kandi mu by'ukuri ni umukobwa w'uburanga, dore ko abenshi baba bavuga ko bamukunda kandi bamwemera, haba mu gihugu cyangwa se hanze y'u Rwanda. Ku mwanya wa gatatu turahasanga umukobwa uzwi nka Keti BASHABE. Ndakeka ko benshi mumuzi, si ubwa mbere mumwumvishe. Ni umwe mu bakobwa mu by'ukuri bafite byinshi bagezeho kandi ufite uburanga bukomeye, akaba akora ibijyanye n'imideli, akaba ndetse ari na rwiyemezamirimo, dore ko nawe kuri Instagram ari umuntu mu by'ukuri ukomeye, nawe akaba afite abantu bamukurikirana benshi cyane. Kandi ni umwe mu bantu bateza imbere iby'imideli, dore ko mu by'ukuri afite inzu ye itunganya imyenda yitwa Kabasha House. Ni imwe mu nzu mu by'ukuri ifite imideli igezweho. Twajya ku mwanya wa kabiri aho tuhasanga umukobwa Kariminya, mugenzi wanjye agakomeza. Kariminya Queen benshi mwamumenye muri Nyampinga w'u Rwanda, ubwo yaje kuba igisonga cya gatatu muri Nyampinga w'u Rwanda mu mwaka wa 2017. Uyu mukobwa akaba ari umukobwa wakunzwe n'abantu benshi cyane, akanavugwa cyane kubera ubuhanga yagaragaje aho ngaho mu byerekeranye n'umuco, mu byerekeranye n'imbyino, ndetse akaba ari n'umukobwa wagaragaje kazi ururimi cyane. Uyu mukobwa rero yagiye agaragara mu bintu byinshi bigiye bitandukanye, cyane cyane nko kwigisha abana b'abakobwa kwirinda ibintu by'inda zitateganyijwe, kwirinda kwishora no mu ngeso mbi. Uyu mukobwa rero yaje gukundwa n'abantu benshi cyane mu Rwanda, nubwo wenda atabashe kwirukana iryo rushanwa rya Nyampinga. Gusa abenshi bavuga ko uyu mukobwa atazigera ava mu mitima yabo. Noneho ndumva twagana ku mwanya wa mbere. Iyo tugeze ku mwanya wa mbere turabanza tugaseka, kuko ni umukobwa mu by'ukuri aratangaje. Benshi baramuzi mu by'ukuri, dore ko ntabwo akunda kuba mu Rwanda, ariko akenshi ni umunyarwanda wuje byinshi cyane. Benshi muramuzi, dore ko ntaranamuvuga cyane, ndakeka bamwe mwatangiye kumukeka. Uwo nta wundi ni Kayibanda Mutesi Aurore, akaba ari we Miss Rwanda wabaye wa 2012. Irushanwa yatwaye mu by'ukuri mu bihe byaryo rigitangira rikimeze neza cyane, rikitabirwa ndetse rikinahururirwa na benshi mu by'ukuri. Akaba ari umwe mu bakobwa mu by'ukuri bakunzwe cyane,
haba ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se mu bantu basanzwe, dore ko n'umukuru w'igihugu yagize icyo amuvugaho avuga ko ari umukobwa ufite umuco, ufite uburanga, mbega ufite imbere ye heza mu by'ukuri. Umukobwa mu by'ukuri ugenda werekana udushya tugiye dutandukanye, nubwo amaze iminsi atari mu bintu bijyanye na Miss Rwanda, akaba afite byinshi cyane akora, dore ko uyu mw'ibi bihe asigaye aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yashakiye akaba afite n'umukunzi baramaze no kubyarana, bakaba bafitanye umwana umwe. Mu by'ukuri Miss Aurore mu by'ukuri ni umukobwa ufite byinshi cyane avuze mu bijyanye n'imyidagaduro ya hano mu Rwanda. Mu by'ukuri murumva ko urwo rutonde mu by'ukuri ariko twagiye tubakorera, ariko nawe ufite igitekerezo wagishyira muri comment, dore ko abakobwa mu Rwanda benshi ari beza cyane, ariko muri make akaba ari abo ngabo twabashije guhitamo. Mu by'ukuri tubona ko bafite ikintu mu by'ukuri bagize icyo bavuga cyane. Turabizi ko u Rwanda ari urw'abakobwa beza cyane, kandi niba nawe uri umukobwa uri kubyumva uri umunyarwanda, menya ko uri mwiza cyane, urihariye. Ndakeka mwakoze kudutega amatwi, mwari muri kumwe na SHEM-C ndetse na Dizzo. Tukaba tubasaba kuba mwakora subscribe angaha kuri channel, ndetse mukaba mwana subscribinga my G SHEM-C kuri channel SHEM-C. Link murayisanga munsi, akaba mushobora kumbona nanjye nkaba ngenda mbagezaho utuntu tugiye dutandukanye kuri channel yanjye, nkaba mbasaba kugenda mudukurikirana kenshi, muduha ibitekerezo by'ibyo twakora ngo ibintu bigende neza. Ciao ciao.